ni inkuru iryoshye y'ishimwe rya Miss Naomi nyuma yo gushyingirwa kwa Miss Naomi na Michael nyuma yo kurushinga ku cyumweru tariki 29 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka. Akanyamuneza ni kose kuri Miss NISHIMWE NAOMI wabaye Miss Rwanda mu mwaka wa 2020. Yagaragaje ko yishimira umugabo Imana yamuhaye Michael Tesfa. Mu butumwa burebure uyu mu Miss kuri ubu wabaye umugore wa Tesfa yashyize ku mbuga nkoranyambaga, yagaragaje ko afite ishimwe rikomeye ku mutima we kuko Imana yabaye mu ruhande rwe n'umugabo we Michael Tesfa kuva ku munsi wa mbere bahura kugera ku munsi w'ubukwe bwabo. Miss Naomi yanditse ku mbuga nkoranyambaga ze agira ati, mbega umunsi mwiza cyane udasanzwe, ntabwo nshidikanya ko Imana yari iri kumwe natwe kuri buri ntambwe yose twateye. Yari hari mu bukwe bwacu kandi kuva ku ntangiriro yari izi byagombaga kuba. Yakomeje mu butumwa bwavuga ko kindi ashimira Imana ari uko yamuhaye umugabo uyubaha Imana, ngo yamuhaye umugabo wubaha Imana, ndetse kandi akaba agaragaza ko atabona uko asobanura ibyishimo afite nyuma yo gukora ubukwe akarushinga. Arongera ati, Imana yamaye umugisha imu mugabo uyubaha kandi ndayishimira cyane kuri ibyo. Ubukwe bwabaye bwiza cyane kuko Imana yari iri hagati muri bwo bwose, nk'uko indirimbo ivuga ineza idukikije nk'ingabo, ndetse nabyiyumvagamo buri kanya. Mu by'ukuri sinabona icyo mvuga kubera ko buri kimwe cyabaye cyakozwe n'Imana. Ku itariki 29 kwezi kwa 12 muri uyu mwaka nibwo Miss NISHIMWE NAOMI n'umugabo we Michael Tesfa basezeranye imbere y'Imana mu muhango wabereye mu rusengero rwa Women Foundation Ministries ruyoborwa na Apotre Mignoni Kabera, ari nawe wabasezeranyije. Ubu bukwe bwa Miss Naomi na Michael Tesfa byari birori byaje bikurikira ibyo gusaba no gukwa, byabereye mu nyubako y'Intare Arena. Nyuma yo gusezerana imbere y'Imana, ibirori byo gusabana n'inshuti nabyo byabereye mu nyubako y'Intare Arena. Dore agace gato k'ubukwe bwa Miss NISHIMWE NAOMI na Michael Tesfa.
bwari ubukwe bwiza pe, bwari bwitabiriwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye muri showbiz nyarwanda ndetse n'inshuti n'abavandimwe n'umuryango w'aba bombi bari bitabiriye ubu bukwe bw'abana babo. Dore n'amafoto yafashwe mu bukwe bwa Miss NISHIMWE NAOMI na MiCHAEL. N'intore mu mfura, reka mbonereho mbifuriza urugo ruhire, ngaruke gato mbwire nawe waruneze amatwi, ndakwifuriza ibihe byiza n'umwaka mushya w'ibihumbi 2025. Uzakubere mwiza, uzakubere umwaka w'amata n'ubuki. Icyambere ni amakuru mashya yihuse kandi yizewe ku isheni yawe ya Kasas Today, inseko nshya mu muryango nyarwanda. Nge mwahoranye ndi intore mu mfura Silent Fire Tiomaye na Billion African Black Dreamer Boy and Joy Speaker Boy alone to make a load of tokalas Jimono Spama fit antagonist. Don't sleep when you got him. Hug life was I am alone.